kubw'amahirwe duhaye kugira ngo twige ijambo ryayo. Turacyakomeje rero kuganira hamwe ya nsanganyamatsiko igaragaza uburyo Satani ari gukora ibishoboka byose kugira ngo adusenyuremo iby'ubugingo. Muri uyu mwanya tukaba tugiye kuganira ku cyigisho cya gatatu kigaragaza amahame yo kurinda intekerezo. Icyigisho cya mbere twiganye amagambo avuga ngo intekerezo mu rugamba rw'ibyamwuka, amahame yo kurinda intekerezo. Ntabwo rero ayo mahame twegeze tubiganiraho, niyo mpamvu muri iki cyigisho nifuza yuko tugiye kuganira ku mahame yo kurinda intekerezo zacu. Ni amahame tugiye kwigira hamwe agaragaza uburyo dukwiriye kurinda intekerezo zacu. Twarebeye hamwe icyigisho cya mbere uburyo intekerezo zacu zikwiriye kurindwa ibintu bibi tuzimenyereje kuzibibamo kenshi. Cyari icyigisho kigaragaza yuko ibyo turi byo bishingiye ku byo tugaburira intekerezo zacu. Bityo rero tubona yuko abantu bakwiriye kurinda ibyo bashyira mu ntekerezo zabo. Icyigisho cya kabiri cyagaragazaga uburyo Satani arwana intambara ikomeye cyane kugira ngo asenyure iby'ubugingo Imana ibi yashyize mu mitima yacu. Nabaye urugero ku kigeragezo Eva yahuye nacyo ndetse n'ikigeragezo Kristo yahuye nacyo. Ibyo bigeragezo byose bifitanye isano ikomeye cyane y'urugamba rukomeye, kandi byigisha abantu uburyo Satani arwana agamije gusenyura iby'umwuka n'iby'ubugingo Imana iba yashyize mu mitima y'abantu. Niyo mpamvu twarebeye hamwe muri icyo cyigisho cya kabiri yuko intsinzi y'umuntu yonyine iri mu gukomeza ijambo ry'Imana no gukomeza kwizera iby'Imana ivuga. Muri iki cyigisho cya gatatu tugiye kurebera hamwe amahame yo kurinda intekerezo. Ihame rya mbere, riravuga ngo hindura intumbero yawe, intekerezo zawe uzihoze ku byera. Hindura intumbero yawe, intekerezo zawe uzihoze ku byera. Reka dusome amagambo aboneka mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya 3. Aravuga ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye uburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanwe na Kristo mu Mana. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko dukwiriye kuzajya duhoza intekerezo zacu ku biri mu ijuru, atari ku bintu byo ku isi. Ibintu byose by'isi dukwiye kubikuraho imitima yacu n'intekerezo zacu, maze intekerezo zacu zigahoza ibyo mu ijuru muri zo. Niyo mpamvu nshuti yanjye biragoranye yuko wagira intekerezo nzima ugikunda kureba amafilimi nk'uko nabivuze mu cyigisho cya mbere. Biragoranye yuko wagira intekerezo nzima ugikunda kumva imiziki y'isi. Biragoranye yuko wagira intekerezo nzima ugikunda gutega amatwi ibiganiro bipfuye n'inkuru z'amashyenga agamije gusetsa abantu. Biragoranye cyane kugira intekerezo nzima ugikunda kumva inshinamico n'ibindi bintu bitandukanye ugaburira ubwonko bwawe. Niyo mpamvu kugera ku ntsinzi dukwiriye intekerezo zacu kuzikura ku by'isi, maze intekerezo zacu tukazihanga ku bintu byera. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Impamvu ni iyihe? Nuko tubisanga mu rwa kabiri rw'Abikorino igice cya 3 umurongo wa 18 yaravuga ngo, reka duhere ku murongo wa 17.
urwa kabiri rw'Abikorinto igice cya 3 umurongo wa 14 baravuga ngo nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'Imana ari niho haba umudendezo. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka, nk'ubw'umwami w'umwuka. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko iyo abantu bahoza ibitekerezo byabo ku bintu byera kandi bitunganye, birangira bahinduriwe gusa n'Imana. Ibyanditswe byera bigaragaza yuko iyo dutumbiriye duhinduka. Iyo umuntu ahoza ibitekerezo bye ku bintu bitunganye, iyo umuntu ahoza ibitekerezo bye ku bintu byera, birangira yahinduriwe gusa na Kristo mu mico. Niyo mpamvu niba wifuza kugira intekerezo zera, ingingo ya mbere atubwira ngo hindura intumbero yawe maze intekerezo zawe uzihange ku bintu byera. Dusoma amateka y'umugabo bita Henoki. Amagambo aboneka mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, agasubika 232. Mu byaduka byo mu minsi y'imperuka aravuga ngo Henoki yagendanye n'Imana imyaka 300 mbere yo kuzamurwa mu ijuru, kandi imiterere y'isi mu gihe cye ntiyari yoroheye gutungana kw'imico ya Gikristo kuruta mu gihe cya none. None se Henoki yagendanye n'Imana ate? Yamenyereje intekerezo n'umutima kugira ngo ahore yiyumva ari hafi y'Imana, kandi iyo yabaga aburagijwe, amasengesho ye yazamukaga ku Mana kugira ngo arindwe. Yangaga inyifato yose ishobora kubabaza Imana ye. Yahozaga Imana mu bitekerezo bye. Yasengaga agira ati, unyigishe inzira zawe kugira ngo ntayobagurika. Icyo ushakaho ni iki? Nakora iki ngo nguheshe icyubahiro Mana yanjye? Bityo imyifatire ye y'inzira ye bigahora bihamanye n'amategeko y'Imana, kandi yiringiraga Se wo mu ijuru bwuzuye, agahora mukiranukira muri byose, ntashidikanye ubufasha bwe. Ntiyayoborwaga n'igitekerezo n'icyifuzo cye bwite, yari yuzuwemo n'ubushake bwa Se. Mumenye ko Henoki yari ahagarariye abazaba bakiri ku isi ubwo Kristo azaba agarutse, bakazamurwa mu ijuru badasogongeye ku rupfu. Reka mbabwire ikintu gitangaje, nuko kuri iyi ngingo ya mbere dusabwa kubaho nk'uko Henoki yabayeho. Ingingo ya kabiri, buri gihe cyose ibitekerezo tugira ntabwo aba ari ukuri. Aya magambo aratangaje. Ntabwo ibitekerezo byose tugira ukwiriye kubihindura ukuri, maze wumve yuko ibyo bitekerezo tugira ari ihame, ari gutyo bigomba kumera. Bitewe n'uko hari ubwoko bubiri bw'ibitekerezo tugira. Hari ibitekerezo byiza, hari n'ibitekerezo bibi. Bityo ibitekerezo bibi abantu benshi cyane babihindura ukuri. Ntugafate ibitekerezo byose bibi ngo ibyo bitekerezo ubihindure ukuri. Urugero, hari ibitekerezo twebwe ubwacu twitekerezaho. Ibyo bitekerezo bwacu twitekerezaho, hari n'ibitekerezo dutekereza ku bandi. Hari n'uburyo dutekereza ko abandi badutekereza. Ibyo bintu ubyumve neza. Hari n'uburyo, hari n'ibitekerezo tugira turi gutekereza ku miterere y'ahazaza hacu. Ndasubiramo iyi ngingo. Ntabwo ibitekerezo bibi byose tugira dukwiriye kubihindura ukuri. Urugero, hari ibitekerezo twitekerezaho ubwacu, by'umwihariko nk'ibyo Satani atwongorera, nk'ikidodo Satani aduhoza mu mutima atwumvisha yuko imbere y'Imana turi abanyabyaha kandi Imana itatubabarira. Ibyo ni ibitekerezo guhora umuntu ari guilty, guhora wumva ufite ikidodo cy'ibyo wakoze. Ntabwo ukwiriye kubigira ihame ry'uko icyo kintu uri gutekereza ari ukuri. Uburyo bwa kabiri, ntujye ugira ngo ibibi byose utekereza ku bantu nanone ntabwo ari byo ari ukuri. Rimwe na rimwe dutekereza ko abantu bari kutuvuga nabi, tugatekereza ko abantu batwanga, bikarangira biremye muri twebwe urwikekwe. Ariko ntabwo dukwiriye kumva, ujya wirinda gushyira mu ntekerezo zawe yuko abantu runaka bakwanga.
kandi ujye wirinda kuvuga mugenzi wawe inkuru zitagamije urukundo ubibwira undi muntu, bitewe n'uko iyo uganiriye kuri mugenzi wawe ukamubwira undi kandi iyo nkuru umuvuzeho itagamije urukundo, birangira umubibyemo imbuto y'uburozi mu ntekerezo ze. kandi nanone ntabwo dukwiriye kugira ubwoba ku bw'imbogamizi dushyirwa imbere zishingiye ku hazaza. ibyo rero byose birakubira mu kintu kimwe cyitwa negative emotions, amarangamutima mabi tugira. ntabwo aya marangamutima mabi ari meza. abantu benshi cyane bagira izi negative emotions, bagira amarangamutima mabi, bagira ibitekerezo bibi biza mu ntekerezo zabo, yaba ari ibidodo, yaba ari ibyo bitekereza ubwabo bitekerezaho, cyangwa umuntu agahora yumva ari guilty, agahora n'ikidodo, ndetse n'ibyo dutekereza ku bandi, ndetse n'uburyo dutekereza uko abandi badutekereza. ikindi n'imbogamizi dushyirwa imbere yacu kugira ngo tuzagire ubwoba bw'ahazaza. nshuti yanjye, ukwiriye kwirinda amarangamutima mabi yose. niba wifuza kugira intekerezo nzima, ugomba kwirinda ikintu cyitwa guilty, ikidodo, ukirinda ikintu cyitwa self hatred. abantu benshi cyane Satani abereka ahazaza habo, babona hari ibibazo, nta byiringiro bihari, bikarangira bibazaniye kwiyanga, abantu bakizinukwa, bikabazanira kugira ishyari, bikazabazanira kugira stress, bikababuza amahoro. aya marangamutima mabi yose tugira ntabwo ari ukuri. reka dusome ku marangamutima y'ibyo twebwe ubwacu twitekerezaho, cyangwa se ibidodo tugira mu mutima. ijambo ry'Imana Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 7, Yeremiya 17 umurongo wa 7, ibyanditswe byera bitubwira yuko umutima w'umuntu wese urusha ibintu byose gushukana. niba umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, ntabwo ibiwukomotsemo byose dukwiriye kubihindura ukuri. ntabwo ibyongorerano Satani atwongorera n'ibyo atubwira dukwiriye kubihindura ukuri, kubera yuko Satani nakubwira yuko uri umunyabyaha, agahoza ikidodo mu mutima wawe kugira ngo utakaze ibyiringiro, wihebe, uhorane agahinda, jya ujya imbere ya Satani umusubize aya magambo ugiye kugusomera. aboneka mu gitabo cyo kugana Yesu, paje ya 26. hari amagambo avuga ngo, uko mubona uko ibyaha bikabya nuko mumeze, ntimugakuke imitima ngo mwihebe. abanyabyaha nibo Kristo yazanywe no gukiza, si twe twakiyuzuza n'Imana, ahubwo mwumva urukundo ruhebuje Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, ihendahendesha imitima y'abana bayo bayobye n'urukundo rwayo rukomeye. nta mubyeyi wo muri iyi si wakwihanganira ibicumuro n'amafuti by'abana be nk'uko Imana yihanganira abishaka gukiza. nta minwa y'abantu yarusha Imana kwingingana ikirara urukundo. amasezerano yayo yose n'imiburo yayo bikomoka ku rukundo rutangaje. Satani naza kukubwira yuko uri umunyabyaha bitangaje, uhanga amaso umucunguzi wawe, uvuga icyo akumariye, wemera ibyaha byawe, ariko ubwira umwanzi wawe uti Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, kandi umubwire ko ubasha gukirishwa urukundo rwe rutangaje. ijambo ry'Imana rivuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. iyaba abahisha ibyaha byabo kandi bakabitangira urwitwazo, bashoboraga kureba uko Satani abishima hejuru, bakareba uko Satani akwena Kristo n'abamarayika mu murimo wabo, bakwihutira kwicuza ibyaha byabo no kubizibukira burundu. Satani abinyujije mu ngeso mbi zo mu mico y'abantu, akora kugira ngo agenge intekerezo zabo, kandi azi ko azabasha kugera ku ntsinzi igihe izo ngeso zigundiriwe. ku bw'ibyo ahora ashaka kuyobya abayoboke ba Kristo akoresheje ubuhendanyi bwe bukomeye, ku buryo gutsinda bitabashobokera. reka mbabwire, ntihakagire umuntu uzahisha icyaha cye. Satani nakwemeza yuko wakoze icyaha runaka,
jya imbere y'Imana wemere ko icyo cyaha wagikoze, maze wereke Satani yuko Kristo yaje gupfira abanyabyaha kandi mu ba mbere nawe urimo. Icyo gihe Satani azaba atsinzwe. Ikindi cya kabiri, ntabwo dukwiriye kugira imbogamizi zishingiye ku gutinya ahazaza. Amagambo aboneka mu gitabo cy'Uwifuzwe byose, paje ya 221 aravuga ngo, hariho benshi bafite imitima ibabajwe no kuremererwa n'amaganya kubera ko bashaka gushyikira urwego ab'isi bagezeho. Bahisemo gukorera isi, bemeye imibabaro yayo kandi bakira ingeso zayo bazigirizaho. Ibyo byateye imico yabo kwangirika kandi bituma imibereho yabo ibahindukira umuruho. Mu gushaka uko bakwinezeza mu byo bararikiye ndetse n'imyifurize y'isi, bakomerekeje umutimanama wabo, maze baba bigeretseho undi mutwaro wo kwicuza ibyo bakoze. Guhora bahangayitse bicogoza imbaraga z'ubuzima bwabo. Umwami wacu abasaba kureka uwo mutwaro wo gucakara, abararikira kwemera kwikora umutwaro we. Aravuga ati, kuko umutwaro mbakorera utavunanye kandi umuzigo mbahambira nturemereye. Icyo abasaba ni ugushaka mbere na mbere ubwami bw'Imana no gutungana kwayo, maze akabasezeranira ko ibindi byose bakeneye muri ubu buzima bazabyongererwa. Guhangayika ni ubuhumyi kandi ntibishobora kumenya uko ahazaza hazamera. Nyamara Yesu we ureba iherezo ry'ikintu ahereye ku itangiriro zacyo. Muri buri kintu cyose kiturushya, abafite uburyo yaduteguriye tuzakiriramo. Data wo mu ijuru afite inzira 1000 zo kuducishamo kandi nta kintu na kimwe tuziziho. Abantu bemera kugendera ku ihame rimwe rukumbi ryo gushyira imbere gukorera abandi no kubaha Imana, bazabona ibibahangayikisha biyoyoka ndetse babone inzira igororotse yo gucamo iri imbere yabo. Nshuti muvandimwe, ntukwiriye kugira ubwoba bw'ahazaza, kuko ahazaza hawe hari mu biganza by'Imana. Imana ifite inzira zirenga 1000 izakoresha kugira ngo mu by'ukuri igufashe. Bityo nta mpamvu y'uko abantu bakwiriye guhangayikira ahazaza. Satani muri minsi ya nyuma yujuje n'abantu ubwoba. Abantu muri minsi barahangayitse. Abantu muri minsi nta mahoro bafite kubera gutinya ahazaza. Benshi baribaza ahazaza habo ko hazamera. Benshi bakibaza ati, mbese muri biye ko amasomo agiye guhagarara. Mu minsi iri imbere ibinyamakuru biri kugaragaza yuko no kwiga ku isabato ku bantu batagize amahirwe yo kwiga ngo birangire, amasomo menshi agiye kuzaza yigwa ku isabato. Ariko najya ngubwire yuko ahazaza hawe hari mu biganza by'Imana. Urasabwa kumvira Imana kuri buri ngingo yose Imana igusaba kumvira, maze ibindi bintu byose biguhangayikishije ukabirekera mu biganza by'Imana. Rimwe na rimwe iyo abantu Satani yabateye kugira ubwoba batinya ahazaza, nibyo ntandaro y'ibyaha abantu benshi cyane bakora. Abashoboye gutanga ruswa no kuyakira nicyo gihe bishobokera. Abashoboye kwiba nicyo gihe bibira. Iyo Satani yamaze gutera abantu ubwoba bushingiye ku hazaza. Reka mbabwire, kugira ubwoba bw'ahazaza niyo ntandaro y'ibyaha byinshi abantu benshi cyane bakora. Kandi kugira ubwoba bw'ahazaza nibyo byarimbuje Abisiraheli ku rugabano rw'i Kadeshi Beruneya. Niyo mpamvu nshuti yanjye muvandimwe, Satani nta yindi ntwaro ari gukoresha muri iyi minsi ya nyuma uretse gusenyura ibyiringiro by'abantu akoresheje kubatera ubwoba bw'ahazaza. Ariko kuri iyi ngingo ndajya mubwira yuko ahazaza hawe udakwiriye guhangayika ngo ubure amahoro. Ahazaza hawe hari mu biganza by'Imana. Kagingo ka gatatu, ntabwo ibyo utekereza ku bandi bose buri gihe cyose ari ukuri, kandi n'ibyo abandi bagutekerezaho ntukwiriye gutekereza ko abandi bantu bagutekereza nabi cyangwa bakwanga. Ibyo bitekerezo byose, izo negative emotions cyangwa se ayo marangamutima mabi tugira, dukwiriye kuyirinda nimba twifuza kugira intekerezo nzima. Icyambere nakivuze ni uko dukwiriye kwirinda ibidodo no kumva duhorana urubanza muri twebwe twiciriye urubanza, kubera yuko twasomye amagambo agaragaza yuko Kristo yaje gupfira abanyabyaha kandi twebwe b'imbere.
icya kabiri, ntabwo dukwiriye kugira ubwoba bw'imbogamizi Satani adushyira imbere ku hazaza hacu. Ahazaza hacu hafitwe n'Imana yacu mu biganza. Icya gatatu, ntabwo uko dutekereza ku bandi buri gihe cyose ibyo utekereza ku bantu ntabwo buri gihe cyose ibyo bintu aba ari ukuri, kandi nuko utekereza ko abandi bagutekereza nabyo si ukuri. Niyo mpamvu ntukwiriye kuzajya utekereza yuko abandi bakwanga, ntukwiriye kuzajya utekereza ko abandi bakuvuga nabi, ntukwiriye kuzajya utekereza imyifata itari nziza abandi bakugirira, ahubwo umutima wawe uhere mu rukundo. Amagambo ari mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranyijwe volume ya mbere paji ya 90 haravuga ngo, ushobora kuba uri muremure kandi uteye neza, ariko ntushobora kwinjira hano. Nta bantu bashobora kwinjira ari abana bakuze nyamara bitwara kandi bagira ingeso n'imico bikwiriye iby'abana bato. Niba ufite urwikekwe, ukagira muri wowe gusebanya, ukagira muri wowe uburakari no kwishyira hejuru, ntushobora kwemererwa kuhinjira, kuko wadobye ibirori. Abantu bose binjira muri uyu muryango bambaye umwambaro w'ubukwe wadodewe mu ijuru. Abo bimenyereza kureba inenge ziri mu mico y'abandi, bagaragaza ubumuga butuma imiryango itanezerwa, bigatuma abantu bareka ukuri bagahindukira ibihimbano. Umusemburo wanyu wo kutiringira, gushaka kwiyemera, imbaraga zanyu zo kuregana bibafungira urugi ngo mutinjira. Muri uyu muryango nta kintu na kimwe cyemerewe kuhinjira gishobora kwangiza umunezero w'abahatuye, kuko wadobye ibirori biturutse ku kwangiza icyizere gitunganye bagirirana. Ntabwo mushobora kwinjira mu muryango unezerewe wo mu bikari byo mu ijuru, kuko nahanaguye amarira yose ku maso yabo. Ntimushobora kubona umwami mu bwiza bwe niba mwe ubwanyu mutagaragaza imico ye. Amagambo nari nyasomye mu butumwa bwatoranyijwe volume ya mbere paji ya 90. Aha rero hari ku ngingo ya kabiri ivuga kwirinda amarangamutima. Yavugaga yuko amarangamutima tugira n'ibyo dutekereza, intekerezo mbi tugira, tudakwiriye kuzigira ihame ry'ukuri. Ihame rya gatatu nuko intekerezo zacu dukwiriye kuzejesha kwiga ijambo ry'Imana no gusenga. Rwana intambara yo kubiba intekerezo nziza wiga ijambo ry'Imana. Amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo paje 38-39 aravuga ngo, ibyanditswe byera ni igikoresho gikomeye mu guhindura ingeso. Iyo ijambo ry'Imana ryizwe neza kandi rigakurikizwa, rikorera mu bitekerezo by'umuntu, rikamuvanamo ibishako byo gukiranirwa. Mwuka Muziranenge amwemeza icyaha, maze mu mutima we hagashibuka kwizera gukorera mu rukundo rwa Kristo, kuko ari rwo rutuma dusa nawe. Noneho Imana ikabona kwemera kudukoresha. Iyo imbaraga idukoreramo imaze kuba nyinshi, ituma duhaguruka tukamenyesha n'abandi ukuri twamenye. Igitubura cy'ukuri kw'ijambo ry'Imana gitunganya ibikocana, umunyabugugu agahinduka umunyabuntu. Gihumanura ibihumanya. Uwari ufite kamere ya kimuntu akagira kamere ivuye ku Mana. Kuvuga umuntu agatangira kubahira Imana mu ngeso ze. Iyo habayeho guhinduka kumeze gutyo, abamarayika baranezerwa, bagatera indirimbo z'ibyishimo, kandi Imana igashimishwa n'imitima ikora ibyo gukiranuka. Nshuti muvandimwe, iyi ngingo ya gatatu itwereka yuko intekerezo zacu dukwiriye kuzikuramo ibitekerezo bipfuye, tukazejesha amagambo akomoka mu kwiga ibyanditswe byera. Kubera yuko nitwiga ibyanditswe byera, bizakura muri twebwe ibishakwe byo gukiranirwa. Ingingo ya kane, abantu bashaka kugira intekerezo nzima birinde kugira ubunebwe. Bitewe nuko iyo umuntu adakora ari umunebwe, Satani amushakira icyo gukora. Reka nanone twongeye dusome amagambo ari mu gitabo cy'Imigani ya Kristo paje 176 n'177, ariko amagambo ndi gusoma ni PDF. Abana benshi n'abasore bapfusha ubusa igihe cyagombaga kunganira imirimo y'imuhira. Abasore bakwiriye gushyira ku ntugu zabo zikomeye inshingano runaka undi wese yagombye kwikorera,
Kristo akiri muto yakoraga mu ibarizo rya Yosefu. Kristo yaje mu isi afite imico y'umwubatsi, kandi mu mirimo ye yose yakoze yagaragaje ubutungane bw'imico yazanywe no guhindura. Kristo ni icyitegererezo cyacu. Iyo abantu bamenyereye ubunebwe n'uburangare mu byo bakora, bigera mu mibereho y'ibyobokamana rukabura gica, ugasanga bibabuza gukora neza umurimo w'Imana. Kutagira icyo ukora no kutagira imigambi ihamye bikingurira urugi ibigeragezo bitagira ingano. Inshuti mbi n'ingeso mbi bisiga ubusa ubwenge bw'umuntu n'ibitekerezo bye, maze amaherezo bikarimbuza ubugingo bwo muri iki gihe n'ubugingo buzaza. Nshuti muvandimwe, buri gihe cyose umuntu udakora, Satani amushakira akazi, kandi buri gihe cyose Satani abikora agamije kugira ngo asenyure iby'ubugingo biri mu ntekerezo z'umuntu. Ingingo ya nyuma, kugira intekerezo nzima. Abantu tugomba kumvira no kwitondera amategeko y'ubuzima. Ntabwo ibi bintu ngiye kubivuga nimbitse gusa, aya ni amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima, igitabo cy'icyongereza, paje 127. Ni amagambo agaragaza yuko ku bantu bifuza, bitewe n'uko intekerezo n'umubiri bikorana, tugomba kumvira amategeko 8 agenga ubuzima. Ikintu cya mbere ni amazi. Kumenya imikoresherezwe y'amazi, uburyo amazi anyobwa, kuko agira ingaruka zikomeye cyane ku ntekerezo zacu. Amazi ugomba kwiga uburyo anyobwa ndetse n'uburyo akoreshwa mu buryo butandukanye. Icya kabiri, ugomba gushakisha uburyo uba ahantu hari umwuka mwiza, kuko umwuka mwiza bifitanye isano n'imikorere y'intekerezo. Icya gatatu, ugomba kuba ahantu ubasha kubona imirasire y'izuba, nabyo bifite ingaruka ku ntekerezo. Ikindi, ugomba kugira imirire myiza kandi iboneye, kuko ibyo turya nabyo bigira ingaruka ku ntekerezo. Ugomba kurya uko Imana yavuze, ukirinda ibyo kurya bihumanya amaraso ndetse n'ibikabura, niba wifuza kugira intekerezo nzima. Ikindi nakubwira, ugomba gukora imyitozo ngororamubiri, nabyo bifasha mu buryo bukomeye cyane intekerezo zacu. Ikindi nakubwira, ugomba kwirinda, ukarinda intekerezo zawe, ukirinda no mu mirire ndetse n'iminywere yawe, niba wifuza kugira intekerezo nzima. Kandi ukagomba kugira ikiruhuko gihagije, niba wifuza kugira intekerezo nzima zishoboye gutandukanya icyiza n'ikibi. Ikindi cya nyuma, muri aya mategeko 8, ugomba kugira kwizera Imana, nk'uko twabibonye mu cyigisho cya kabiri, gushingiye ku kwizera iby'Imana ivuga mu ijambo ryayo. Ibyo ngibyo nibyo ngusabira, nshuti muvandimwe. Tumaze kurebera hamwe ingingo zigera kuri 5 zo kurinda, nk'amahame yo kurinda intekerezo. Twasubiramo gatoya. Ingingo ya mbere, twabonye yuko dukwiye guhindura intumbero yacu, intekerezo zacu tukazihoza ku bintu byera, ku bintu bitunganye. Twarebeye hamwe urugero rwa Enoki. Kandi none ingingo ya kabiri yatweretse yuko amarangamutima mabi, intekerezo mbi, tudakwiriye kuzigira ihame ry'uko ibyo bintu ari ukuri. Urugero ni ikidodo gihora mu mitima yacu, ibishinja biba muri twebwe bitubwira yuko turi abanyabyaha. Nshuti muvandimwe, nababwiye yuko ni Satani akubwira akakumvisha yuko uri umunyabyaha, jya ujya imbere y'Imana umubwira ngo yego koko ndi umunyabyaha, koko ibi byaha narabikoze, ariko mfite ibyiringiro kubera yuko Yesu yaje gushaka abanyabyaha mu isi, kandi mu ba mbere ni njye wa mbere. Maze ugire ibyiringiro, ntukikire ibyaha byawe, ubyature kandi usenge Imana uyisaba kugushoboza kubyihora no kubicikaho. Aka kabiri, nuko hari ibyo dutekereza ku bandi. Nshuti muvandimwe, irinde kugira urwikekwe kuri mugenzi wawe, irinde gutekereza ko abantu runaka bakwanga, irinde gutekereza ko abantu runaka bakuvuga nabi, irinde gutekereza no kuganira inkuru mbi zitagamije urukundo. Ubara inkuru uzibarira bagenzi bawe, ukavuga abavandimwe bawe, kandi ibyo ubavugaho bitagamije urukundo, ahubwo ari urwangano. Nshuti muvandimwe, ayo ni amarangamutima mabi Satani buri gihe cyose yuzuza mu ntekerezo zacu kugira ngo asenyure iby'ubugingo muri twebwe. Ikindi nakubwira, irinde kugira ubwoba bw'ahazaza,
kugira ubwoba bw'ahazaza niyo ntandaro y'ibyaha byose abantu bakora. Iyo abantu bafite ubwoba bw'ahazaza, uri umukobwa gusambana biroroshye. Iyo ufite ubwoba bw'ahazaza, gutanga ruswa biroroshye. Ibyaha byinshi abantu bakora muri iyi minsi biba bishingiye ku gutinya ahazaza habo. Satani aragenda akahabudika umwijima, yamara kuhabudika umwijima abantu bakabura ibyiringiro by'ahazaza, bityo bikarangira bagize ubwoba. Ubu bwoba bikarangira bubashoboye gukora ibyaha byinshi cyane bitandukanye. Inshuti muvandimwe uteze amatwi iki cyigisho, ahazaza hacu hari mu biganza by'Imana. Ntabwo dukwiriye guhemukira Imana, ntabwo dukwiriye gukora ibyaha kubwo gutinya ahazaza hacu. Reka dushyire ahazaza hacu mu biganza by'Imana. Uwiteka afite inzira zirenga 1000 azakoresha turengera. Twarebeye hamwe inshuti muvandimwe uburyo dukwiriye kwiga ijambo ry'Imana. Ni igitubura kandi kibasha kugorora ibikocanye biri muri twebwe. Ijambo ry'Imana rikura ibishakwe byo gukiranirwa mu mitima y'abantu, bityo bikarangira mu mutima w'umuntu Imana ihazanyemo gukiranuka. Nshuti muvandimwe uteze amatwi iki cyigisho, ndagira nkubwire ngo ingingo ya 4 idushishikarira kwirinda kuba abanebwe. Dusabwa kubwiriza ijambo ry'Imana, gutanga igihe tukajya mu bikorwa by'ivugabutumwa. Dusabwa gukora imirimo isanzwe. Irinde rero ko waba umunebwe, bitewe n'uko n'uba umunebwe Satani azakwangiza. Kandi iyo dukora biba bihereza intekerezo zacu experience no kuzitera kugira ubunararibonye ndetse no gukomera. Ubunararibonye ndetse no gukomera bishingira ku gukora umuntu agomba gukora. Rero iyo udakora ntabwo intekerezo zawe zishobora gukura. Intekerezo zikura iyo dukora imirimo itandukanye, ariko by'umwihariko ibikorwa by'ivugabutumwa. Nshuti muvandimwe soza, urasabwa kumvira amategeko y'ubuzima. Nimba wifuza kugira intekerezo nzima, ugomba kwiga uburyo amazi akoreshwamo, ugomba kuba ahantu hari umwuka mwiza, ugomba kuba ahantu hagerwa imirasire y'izuba, ndetse n'inzu ubamo ukajya ufungura imiryango n'amadirishya kugira ngo imirasire y'izuba igere mu nzu. Ibyo bizadufasha kugira umwuka mwiza. Ikindi nakubwira, ugomba kurya ibyo kurya Imana yemereye abantu kurya by'umwihariko muri iyi minsi ya nyuma. Ikindi nakubwira nshuti muvandimwe, ugomba kwirinda ibikabura. Ikindi nakubwira ni uko ugomba gukora imyitozo ngororamubiri. Ikindi nakubwira ni uko ugomba kwizera Imana no kugira ikiruhuko. Ibyo izo ngingo zose, ayo mahame yose ngusabiye nanjye nisabira kugira ngo Uwiteka abidushoboze kubigenderamo, bityo bizaba ari uburyo bwiza bwo kurinda intekerezo zacu. Nibyo mbasabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Kadusenge. Turongeye turagushimiye cyane Data wera kubw'aya mahirwe waduhaye twiga ijambo ryawe. Turebeye hamwe amahame yo kurinda intekerezo. Turakwinginze cyane kugira ngo ukomeze kubana natwe muri iyi minsi ya nyuma. Uduhe kugira intekerezo nzima, kandi udushoboze gukurikiza inama watanze zo kurinda intekerezo, kugira ngo tuzajye duhorana intekerezo ziboneye kandi harimo ibyiringiro, dufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Ibyo nibyo twakira ubuntu mu izina rya Yesu, amen.